umunyamakuru y'Ubugande nabwiye Samiri ni shaka ibintu y'Ubugande tuze kubwira abantu hanyuma uyu munyamakuru yatwegeranyije ibintu yavuze ati he's a humble guy who had good positional discipline in the midfield. He plays long and short passes of the ball. Ati n'umukinnyi utuje ati wa discipline nyinshi hagati mu kibuga ushobora gukina imipira miremire n'imigufi. Iki kintu ndacaninga abanyamakuru bene wacu b'Abanyarwanda nuzajya bazwa kuri mwene wanyu utitaye ku ikipe y'umutaka tujye twiga gushakiranira amarongo wari umuntu abaza umuntu wo mu Rwanda ngakabona igisinzi ngo nta kintu gifite umva ukuntu umugande avuga mwene wawe umva ukuntu amukabiriza wagira ngo ni Casemiro umva ngo he never gives his opponent a chance to breathe kandi amaze amaco 11 adakina umva uko umugande ashakira mwene wabo amafunguro twiga gukundana abanyarwanda ati najya uwo bahanganye umwanya wo guhumeka wamubona ikinyarwanda cyiza amuhumekera mu bitugu cyane arakomeza ati he protects the defense well in his deep six lore. Ati arinda defense mu buryo bwiza ati kandi agakina gatandatu ye neza aravuga ati he dictates the game atategeka umukino. He's a central midfielder. He's good at passing the ball and initiating attacks. Muganda ari gushakira amafunguro ati ategeka umukino atetanga ati afasha mu kwataka ndetse akanatanga n'imipira neza. Umuganda ntarasoza kwizigira ati that not so much ati byo nibihagije ati nkaho bidahagije ati he was playing for Katida FC in third division before joining Sport Club Ivra in 2022. Bivuga ngo yavuye mu cyiciro cya gatatu ahita ajya mu cya mbere atanyuze mu cya kabiri niyo bangiye nitari ripire ntuyibeshyeho ni umuntu wavuye mu cya gatatu ahita akina icya mbere asoza rero avuga ati aduha imibare Samiri yayinyuzemo imikino yagiye akina rekoro ze z'imvune n'ibindi asoza avuga ati iyi transfer yavuze ati ni umukinnyi irashoboka cyane he's a mainstay in the Uganda Cranes midfield along hard out ikintu cyo kora nakwemera nakwishimira ni umukinnyi regular starter muri equipe nationale y'Ubuganda regular starter niwe wafashe umwanya wari urimo Tadeo uri muri APR mu yandi magambo no APR bivuze ati umusaza waritarinze cyangwa se utagikenewe muri nationale nasohoke umwana bagande bari kubakiraho muri iyo mediane yabo naza dufasha. Iyi transfer iri eminent kubera ko yatangiye kunugwanwa mu kwezi kwa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu abantu baze kujya kureba article yanditswe na Eric Tony ku gihe icyo gihe bamuvuganaga na Alan Okelo Ronald Ssekikanda ndetse na Alan Okelo bivuga ko APR yatangiye kubaganiriza donc no mediateur mwiza kuri gatandatu y'ikipe ya APR amaze igihe wenda habamo inconsistency barahindura cyane ngira ngo yabafashe cyane ahubwo kigiye kubona uko Tadeo Ruwanga bagomba kubisikana oya no muri national Ruwanga ari ku mwanya yarawutakaje muri APR so kugutakaza gusa no kumurekura kuko ntabwo wazana Ssekikanda ngasange ba Tadeo Ruwanga Daudara cyahari bafite Pichu bafite Frodouard uvuga ngo ugomba kubigenderamo byihuse cyane utakibona n'umwanya wo gukina ni Tadeo Ruwanga sinawe wenyine ushaka kugenda ariko nyine birumvikana ko ugomba guhita abisikana niwe mukinnyi wa mbere APR ushaka kuzana ariko APR ngo iri ku isoko cyane ariko muri Amerika. Hanyuma muri Rayon Sport batangaje umutoza Vahamia Lotfi twarabiganire cyane ku wa gatanu twafashe umwanya wo kubiganiraho mu buryo bwimbitse ariko ni ikipe ya Rayon Sport nayo ishaka kugura abakinnyi hakiri kare Vahamia Lotfi agakorana na bigiye kirekire bakabanza bakagirana ubwo bwumvane Rayon Sport ikazajya kujya mu marushanwa mpuzamahanga bamaze kumenyerana niyo mpamvu muri transfer nabo hari amakuru yasohotse muri iyi weekend rwose ku munsi w'ejo avuga ko ikipe ya APR Football Club yatangiye gushaka uburyo uwezo wa kuboresha timu yao rega dukoreshe bwa buryo bwiza bwayo bavuga ngo wasibomoe lakini wako wanaboresha barimo barashaka kugira ikipe nziza kurushaho hari umugabo w'umugande mediateur w'umwana ukiri muto wanahembwe nk'umukinnyi mwiza mu midfielder mu gihugu cya Uganda imyaka 2 iheruka uyu mukinnyi ngo arinjira mu ikipe ya APR Football Club yitwa Ronald Ssekikanda yavutse 13 z'ukwezi kwa 9 afite imyaka 21 22 itaruzura neza. Ronald Ssekikanda
Ronald Ssekikanda cyane Ronald Ssekikanda akaba ari mu ikipe y'umwaka yaba iy'umwaka ndetse n'iy'umwaka ushize akaba yaratangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes muri 2024 amaze kuyikina imikino 11 yatsinze igitego kimwe atanga assist ebyiri. Urubuza afite imyaka ingahe? 22 ijya kuba 21 ijya kuba 22. Hari ahandi wabonye afite 29. Araho nabonye yavutse ngo muri 1995. Ariko nabonye Flash Score nibivuga neza ashobora kuba ari abakinnyi bashobora kuba bitiranwa ariko uyu wa Villa biragaragara ko yavutse hano baramuha 29 kuko kugira ngo ubone ko ari mutoya uyu no mwaka wa gatatu arimo arakina shampiyona y'iciciro cyane. Nanjye nayibonye 21 rwose 13 z'ukwakene 2023 hari undi banditseho w'95 ariko logique irimo nanjye nagenderaho ya Samir naracyari umukinnyi mutoya. Ni mutoya yagiye muri Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2020 avuye mu ikipe y'i Kampala ariko ikina Regional League ni ikipe n'ikiciro cya gatatu yitwa CTDA akaba yarazamutse mu mwaka wa 2019 ubwo yazamutse mu byo bita Masaza Cup yabaye MVP akina ikipe iyo bita Buremezi yatsindaga Busilo atwara n'igikombe. Abantu benshi bazamutse muri Masaza Cup rero urabona twebwe tubyita Kagame Cup umurenge Kagame Cup bo noneho ntago ari imirenge y'iwabo ni ibintu byahoza n'ama kingdom ya kera. Yes ni imirenge ariko yo mu bwami bwa Buganda ubundi ni imirenge 16 ne yazamutsemo abaki bakomeye cyane bano bawukwina wo kuyayizamutsemo n'abandi bakomeye bagiye bacamo n'abari Daucho hanyuma yaje kuba mu Muhembe bya Rwanda Premier League twari kumwe naramwitegereje ni ukaka afite imyaka 32. Emmanuel wibuka ko mu rushinga imyaka 32 we nawe Mari Abba no ku myaka 32 207 yari gukina Sekafa hari ubwo 207 acemo imyaka ingahe imyaka 18. Okay ku muntu ufite imyaka 32 nkoyemo 18 yari gukina Sekafa ukora komena nyuma y'ibihembo ikipe y'igihugu na nyuma y'ibihembo twamusanze turavuga ati ukuyemo gute oya ni 11 yararitarenze afite imyaka 32 afite 32 wavuga ko 2 kangahe kuramo 18 Mwemo 18 arasigara 14 arasigara 14 ni 14 si 15 kwikomereza cyane. Uyu musore rero yabaye kapiteni y'ikipe ya Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2024 asimbuye Kenneth Kimela waje kwerekeza mu ikipe ya Club Afrique. Hanyuma ugiye kurama mu buryo buri statistique uyu musore ntabwo ari umuntu w'ibitego byinshi kuko n'umwanya ntubimwemerera ariko ni nimero 6 kimwe abantu benshi bahurizaho n'umukinnyi mwiza wo kuri gatandatu ukontorora mediane agatanga passe zigera ahantu ashaka ko zijya akagereza no bijyanye no gukontorora umukino mu bijyanye no kuba igihe ashaka ko bihuta bakihuta ashaka ko bagenda gake nabwo akawugendesha gake bitewe nuko abishaka. Ugiye kumara mu masezo muri sezo ya 2021 yakinye imikino 23 atsinda igitego kimwe atanga assist imwe. 2021 yakinye imikino 3 kubera ibibazo by'imvune. 2023 yakinye nabwo yari afite ikibazo cy'imvune ntiyigeze akina. Hanyuma 2023 yakinye imikino 26 atsinda ibitego 3 atanga assist 3 anafasha ikipe ya Villa gutwara igikombe cya shampiyona. Hanyuma 2024 yakinye imikino 13 atsinda igitego kimwe akora assist 3 amaze igihe imikino iheruka yose ya Uganda abanzanyamo na Ari Daucho. Imikino y'igikombe cy'isi cya qualifiers yose nabonye nibyo ushaka kwizera yarayibanjemo abanzanyamo na Ari Daucho nkuko bivuga ariko amaze imikino 11 ya Villa adakina. Noneho numvishe rekoro y'imvune no mu myaka yashize niko kantu gatoya nagizeho ubwoba. Urumva aravunika kuko urumva ko mu myaka 3 ishize Samir yagiye avunika cyane ariko mwe mukurikirana mwaracukumbuye tugiye muri Zandana ahubwo niho tugiye urimo urarangira APR isoko ry'Ubuganda ko barigiyeho cyane urumva nka Villa bajya kwivana abakinnyi babiri akimukiwanuka Dennis Omedi yarahembwe ejo bundi right mu Buganda yarahembwe ya MVP wa 2024 na Kiwanuka banamuvanye muri Villa Sport Club Villa Kiwanuka Ssekiganda nagiye kuvamo Villa nikora abakinnyi Villa ikora abakinnyi mu ishuri ryitwa Prosper Namanya Academy. Ni umugabo uhuza abana hari Kampala we yarababwiye ati nzaye mbaha abakinnyi kwako mudagifite amafaranga menshi yo kugura ni ikipe y'abafana imaze iminsi ariko harya niyo bita umukwano gw'abandi oya gwabanga Express ahubwo noza Villa bayita ngo ni Jogo bayita ngo ni ibintu nk'ibyo bayita Jogo niyo kipe ifite amateka ko ejo ndimo ndeba ikipe ya Vipers itwara igikombe bava ngo ikoze double bwa kabiri mu gihe Villa yabikoze inshuro 6
yabikoze inshuro Vira ni eshatu. ingomeraga Vira niwe yarimo ba Bernard Mwarara yatsinze ya APR 5 yabanje guhana Reyo ikurikizaho Epia nimbi cyane bari mu itsinda rimwe ni Vira itagifite amafaranga ariko izamura abana harimo abo bita ba Patrick Kakande aba bakiwanuka n'abandi bagenda bazamukira muri academy bagahita bazamuka muri equipe za mbere gutyo. Twihuta rero Zandani twashatse n'umuvandimwe Samiri turasoma ibi bintu ubinyuramo vava Samiri. Nge nagize amatsiko yo kwibariza umukinnyi ku giti cye yitwa Nicolas Seboato. Ayo nkavuga ni Seboato kugira ngo wenda ananyiyumvemo cyangwa se byore kuba yambwira muvugije mu kigande byakoro kuko njyana icyongereza rukuntu yumva ibyo ariko navuga ni ku muntu wenda yamubwiye gupimira tubwire bitayibe nge nta kigande nzi narisuzumye nsanga nta kigande nzi nifashije umuvandimwe Ruvuyanga nabandi Ruvuyanga bayi Bugande ngwino nkwereka akantu mfasha mbariza Seboato uti nibyo koko Rayon Sport mwaravuganye Ruvuyanga rwose mu gakote ke aratambuka yitonze Ruvuyanga ura n'umuntu ugira confidence kabisa confidence abari hejuru aravuga ati Ruvuyanga n'umusekare mu bitekerezo singaya modoka nakubwira natunze muri primaire bavuganye byinshi ariko mu byo bavuganye icyo twavanyemo kwizigira we ubwe yiyemereye ko ari kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport yaravuga ati sindashyira umukono ku masezerano ariko turi kuvugana kandi ibiganiro bimeze neza iyo umukinnyi ubwe kwemereye ngo ni kuvugana n'ikipe runaka akabyemera ku giti cye akenshi abagiye gusinya pe nahise nshaka amakuru rero bambwira ko iki cyumweru bari gukora ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo Rayon Sport kirangire amaze gusinya. Nicyo cyambere ndi kwibaza arashoje muri mukura yararangiye ya masezerano yongereye President Sheikh Itazigamiye President Olivier ariwe ku giti cy'ubigizemo uruhare yararangiye ibere wiyita inkuru wowe ahubwo icyo ukoze ubreakinze transfer wakabikoze nk'anta ahubwo ukavuga ati namwibone yarya capate ebyiri ndakwinjira muri ofisi ya Rayon Sport nese urumva bitarangiye buriya transfer izagorana nigiye mu Rwanda uvuga ngo umukinnyi afite amasezerano n'ikipe tuzi ubushobozi bwa Rayon tukavuga ati mukura sibagoye ariko Rayon turabizi ko ibura umuzamu kako Kadime umwese byabaye murabizi ntago ari umuntu wo gukomezanya Rugaju wibuka ubushize kandi Nicolas Seboato ni league proven yarakonfirme ko ari umuzamu ukomeye umutoza wamutozaga unamwemera yaje muri Rayon nasubwo transfer nuguza detail ariko bwa mbere byanze kujya muri Rayon yarasoje amasezerano kwizigi urabye ko ajya kongera mbere yari yarasoje ariko icyo gihe wari undi muzamu w'umugande wamugande muri Pengeri murera nyine urumva ayibera agashambwa ati turagwereza 7 ariko dufite hari ikindi kintu kiri kugorana muri Rayon uvuga ngo umukinnyi cyangwa se umutoza kujya gusinya ariko banza kumvikana na komite iyoboye ariko na board kabigiramo uruhari urumva hari ubwo board ivuga iti uyituwe tumuretse urumva ariko kuri Seboato rwose ngo bisa n'ibyyarangiye wa kabiri Rayon Sport irifuza kugabanya payroll amafaranga ya payroll byibura bakava kuri 50 bakajya nko kuri 40 kugira ngo kugira 40 kugira ngo bazirinde ibintu by'ibirarane bakanifuza kandi kugabanya abakinnyi aho kugira ngo tunga abakinnyi 35 badatanga umusaruro baravuga abantu baje n'abandi bagira 25-27 ariko bakoreshwa niyo mpamvu mu bakinnyi kurevuga ngo yamaze kuvugana n'umwana witwa Usabimana Olivier ukina ikipe ya Marine ni vice capitaine w'ikipe ya Marine yabaye muri polisi pe akina kuri 7 cyangwa se 11 uvuga ngo barebye basanga kuba bahaji bagiye babasani bashobora kugenda badulayi reka tuzana umwana w'umunyarwanda usanzwe umenyere champion ubwo nuvuga ngo nubundi muri ligi yitwaraga neza tuma amasezerano nawe barambwira ko rwose Usayimana Olivier n'umuwinga kina ko ugomba gushaka imibare y'ubutaha ariko nakoze ikibazo kimwe uzanakurikiranye niba yararerewe mu ntare ku bitego yarerewe mu ntare yarerewe muri oya ntabwo yarerewe mu ntare niba tararerewe mu ntare aho birashoboka yego muri polisi icyo gihe ngiyo transfer ishoboka ariko ubaye wararerewe mu ntare ukaba uri muri Marine bikavuga yuko Rayon Sport igiye kugushaka akwisanga muri Nyamukandagi bitegora nabwo Olivier na Seboato bari mu bantu bashaka gusinya bwa mbere na mbere muri Rayon cyumweru hanyuma ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yageze Alger muri Algeria ku rutonde mfite rw'abakinnyi uko bagomba kugera muri camp mfite ko Mugisha Bonheur Kazemiro Kwizera Georgia Wimana Imane Nowe Kavita Fanuel Mabaya abo bose bari buze kuhagera uyu munsi bakagera rimwe na Bayingana David umunyamakuru ndetse na Kayishema Tititieri kuko Kayishema nawe yaragiye Mugisha arahagera mbere mu kanya gato saa 5 ngo nibwo aza kubagera kuko batsinzwe kuri finali igikombe cy'igihugu na Esperance bitwaye byombi Esperance Sportive ariko bazasohoka muri CAF Confederation Cup kuko batsinzwe ku mukino niwo mukino narinde gukina kugira ngo ahita asanga bagenzi be ubwo abanyamerika batatu barahagera rimwe ubwo niko nabitse cyangwa se bavuye muri Leta yego baragera saa 9:55 Mugisha Bonheur aragera saa 4:50 ubarahageze yafise hanyuma Kayishema arahagera saa 6:55 ahubwo inkuru ikomeye ni Rafael Yoruke
utaritabiriye ubutumwa bw'ikipe y'igihugu kuko yagombaga kuhagera ku cyumweru nawe agahuriraho na bagenzi be. Urabizi ko ari gukina mu gihugu cya Misiri muri ZFC ariko ntiyaje, aba muri Z, ntiyaje aba mu ikipe yitwa Z. Ubwo ngiye ikibazo gifitanye n'umuntu umuhamagara nawe ibindi byo kuvuga ngo ntiyaje. N'ikindi kibazo hano kiri kutitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu ntanavuga impamvu. Ushaka kuvuga uti wenda nararwaye ndashaka akaruhuko, ntuvuga impamvu. Nabonye yatangaje ndifashisha koti ya Frank Spitler Trosten avuga ati Sahabo ari mu cyiciro kimwe na Yoruka anteza ibibazo cyane kubera uburyo afata ibintu. baba bashaka treatment special bari abo. Icyo abantu batangiye kuzamura bavuga ngo Rafael Yoruke, Sahabo na Gwerete ko batitabiriye rimwe. Wenda nka Gwerete yavuze ko yavunitse ariko nta bantu babyemeye, barabati imvuneye ntabwo tubyemeye neza. Sahabo yasabye ikiruhuko, ibaze gusaba ikiruhuko shampiyona zarangiye ukavuga mu ikiruhuko gusa, kandi umwanya w'ikipe y'igihugu ugezweho ugasaba ikiruhuko nta mvune ufite. Kandi noneho ikintu cy'abantu bagomba kwitondera, iyi windi irazwi na FIFA, imikino ya FIFA bakanga gukina match na Nigeria. Tugomba kuzashaka ibintu bibiri muri uyu mupira wa Kigali, ubamo ibice bibiri. Yego hari ibyo bashobora kuba batakoze byiza, kutitabira muri national byo ni ikibazo, ariko tugomba nabo kubashaka tukamenya why, kubera iki. Muri abazana nyinshi umupira wa Kigali ushaka gusanga umwana kuvuga ati ngewe abantu ntago bintu twumvikanye babikora, ugasanga turamutaho blame nyamara nafite uruhande yamatike yo kuzenguruka. Ubwo Jabere we bamwangiye ko yinjira muri Algeria ubwo yavuga mu ikipe ya Kenchela, residence ye yarengeje amezi 3, bamuca mande asohoka, ekipe irayamutangira ariko ntiyamenye ko bamukubise igihano cy'imyaka 5 adakandagira ku butaka bwa Algeria. Ageze Tanzania agaruka, ageze bamushakira indege, yaramaze iminsi adamagarwa. Hari umwanya mwiza wo konka nimero 10 mwiza domestier dufite, abo bose batanaje wa mugani ba Yoruke yashoboraga no kudufasha, ariko ubwo nihangana oya nta bandi banjye barabihoresha nibakoresha abandi. Hanyuma ubwo tuzakina na Algeria nkuru nyuma twikuze ya cyane match